mu bijyanye no kwihemba mfitemo abakozi ndeba inyungu ngenda mbona, ariko mu nyungu ngenda mbona agaciro kanjye nkagakura muri izo nyungu ntabwo najya munsi y'ibihumbi 120. ubwo ndamutse ngiyemo naba ndi gukora nsa nk'usubira inyuma, ahubwo ndi kugira ngo nkomeze nzamuke ibihumbi 120 umushahara wanjye uhoreho kandi n'umushinga wanjye nkomeze kuwagura. bisanzwe tuba turi gushaka ibiganiro by'ubuhinzi n'ubworozi, twigisha abantu uburyo bagomba kwiteza imbere biciye mu buhinzi n'ubworozi. Turi mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Katabagemu, aho twasuye umujene ukora ubworozi bw'inzuki. Nk'uko mubireba ku myambaro nambaye, murareba ko nambaye nk'umuvumvu. Tugiye kuganira byinshi bitandukanye, ntabwo ari we wenyine dukoranye ikiganiro. Hari umusheni wo muri Huye twakoranye ikiganiro mu minsi ishize, nimujya kuri YouTube channel y'Ikizo TV muragisangaho. Hari ikindi kiganiro twakoze mbere yaho nacyo cy'ubworozi bw'inzuki. Uyu mujeni rero tuje kuganira agiye kutubwira byinshi. Twageze aho yororera inzuki, nimba ari ukuzorora araza kutubwira imvugo babivugamo. Aho afite amakuru twamenye niko afite imizinga iri hejuru y'150 iri mu rutoki. Ubaha hose hankikije muri kureba, harimo niyo nagiye mbona hasi nkagira ngo nta nzuki zirimo, ariko nareba nkasanga harimo inzuki. Aratubwira byinshi, atubwira icyamuteye kujya mu bworozi bw'inzuki akiri mutoya ko cyabihisemo ntajye mu bindi. Aratubwira inyungu ibonekamo, nimba koko ubworozi bw'inzuki ari umwuga ushobora gufasha urubyiruko kuba bakiteza imbere, bakaba bagera ku iterambere, bakaba ku mafaranga. Aratubwira byinshi birambuye ku kiganiro tuza gukorana. Gusa ntitwarangiza tudashimiye abantu bakurikirana ibiganiro by'Ikizo TV. Hari benshi mu mujyi wa Kigali muri iyi minsi nibo banza bafite inyota yo guhinga, cyane ko nyine mu mujyi niho haboneka n'amafaranga, kandi ubuhinzi bukorwa iyo hari n'amafaranga, niho bukorwa neza. Turabashimira cyane ko mugenda mutugaragariza ko mudukurikira, mutugisha inama ku biganiro tuba twakoze. Rwose abantu b'i Kigali no mu tundi turere dutandukanye, ariko muri iyi minsi nko mu byumweru 2 twahamagawe n'abanyakigali cyane kurenza mu tundi turere. Sibo bonyine, hari abagenda bakurikirana ibiganiro byacu bari hanze batanumva n'ururimi rw'Ikinyarwanda, bagakurikirana amashusho y'ibyo tuba twakoze, ukabona ko nabo bafite inyota yo kugira ngo bamenye guhinga icyo ari cyo cyangwa korora icyo ari cyo, cyane ko ibi biganiro bibonye uburyo bwo kugira ngo bijye no mu zindi ndimi, byafasha Afurika kugira ngo tubashe gutinyuka kwihangira imirimo, tuzabashe no kugabanya ikibazo cy'ubukene cyangwa ikibazo cy'inzara kiri kuvugwa ku rwego rwa Afurika. Rero iyo umwe yabikoze abasha gutinyura n'undi, kuko ababona ko koko bya bintu bishoboka. Kuba twageze ahangaha mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Katabagemu, ibi byose turabishimira Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagiri, turabishimira ihuriro ry'urubyiruko riba mu buhinzi ryitwa Riyafu. Kugira ngo tuhagere no kugira ngo tugere kuri aba bajeni bagiye babigiramo uruhare mu buryo butandukanye, ni byinshi tubashimira, kandi twifuza ko dukomeza gukorana kugira ngo tubashe kwigisha umunyarwanda abashe gutera imbere biciye ku biganiro dukora. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Vincent Ndayishimiye, nkora umwuga w'ubuvumvu, nkorera mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Katabagemu, akagari ka Kigarama, umudugudu ni Kigarama. Uyu mwuga w'ubuvumvu nkumazemo imyaka igera muri 6. Nawutangiye nkiga amashuri, niga primaire mu wa 5. Ubu ngubu nashoje amashuri. Uyu mwuga niwo mwuga nkunda kurusha iyindi yose. Nkiga uyu mwuga nawukoraga nk'umuntu udahari, kubera ko nta wundi muntu nagombaga kubisigira ngo abe yabikora. Uruyuki rwabaga rwamurya, bumwe bakaba bavuga ngo dukurira aha ibintu byawe. Ariko ubu uyu munsi kubera ko nashoje amashuri,
ubu umwuga wanjye ndi kuwukora ntuje, kandi ndi kugenda nagura imyaka yose ntakoze, ndi kugerageza gukoresha imbaraga kugira ngo nkoreshe uburyo bushoboka ngere ku rwego rwo hejuru nk'urwo abandi bansize bamaze kugeraho. Nkitangira nta mafaranga nari mfite, habe n'igiceri cy'5, ahubwo nafashe imbingo nkora umuzinga, nkora ntabizi. Nubwo nawukoze uwo muzinga waje kujyamo inzuki, uko nawukoze umeze kose, burya inzuki ntizijya zitanga uyu muzinga ngo wawuboshye yawuboshye neza, ahubwo biterwa n'uko wawuteguye ukagenda ukawushyira mu giti ahabugenewe. Bampaye inkunga igera kuri $2,250,000, ariko ayo mafaranga nayakoresheje mu kuzamura ubuvumvu bwanjye cyangwa se kubwagura. Ngenda ngura ibikoresho bya kijyambere bigezweho, harimo iyi fumbo. Ubundi mbere twakoreshaga ibyatsi, nguramo amamashini yo kwifashisha mu gusarura, kubera ko nari ndi kuva ku rwego rwo gukoresha ibya gakondo, ubu nkaba ndi gukoresha ibya kijyambere, harimo imizinga ya kijyambere nk'uko mwayibonye harahirye. Nyuma y'uko UNDP impaye inkunga binyuze muri Minagri, naguze imizinga igera kuri 30. Maze kugura imizinga igera muri 30, nguramo indi 43 irimo muri iyi ya gakondo, kugira ngo nzabashe kubona inzuki nzakuramo nzishira mu mizinga ya kijyambere, bitewe n'uko si byiza ko umuzinga wa kijyambere, kubera ko ubuhenze, ujya kuwagika cyangwa se kuwuhagika mu giti mu gasozi, ahantu ushobora kuba utafitiye umutekano waho. Umuzinga wa kijyambere uhagaze ku bihumbi 78 by'amafaranga, naho uyu wa gakondo ukaba uhagaze ku bihumbi 6, ariko ukagura ibihumbi 8 mu gihe urimo inzuki. Mu bijyanye no kwihemba, mfitemo abakozi, ndeba inyungu ngenda mbona, ariko mu nyungu ngenda mbona mpita nibariramo agaciro kanjye nkagakura muri izo nyungu. Ntabwo najya munsi y'ibihumbi 120. Ubwo ndamutse ngiyemo naba ndi gukora nsa nk'usubira inyuma, ahubwo ndi kugira ngo nkomeze nzamuke ibihumbi 120, umushahara wanjye uhoreho, kandi n'umushinga wanjye nkomeze kuwagura. Mfite urubyiruko rukora ruhoraho, rukora umwuga bihoraho umunsi ku munsi. Nk'uko mubibona ahangaha haba harimo abagenda basura bareba ko hari ibyonnyi byaba byagiyemo, ibisimba. Hari abarimo basore mwabonye haraguru, habamo abashinzwe umutekano ndetse n'abashinzwe kugenda bahagika banasura ko hari zaba zagiyemo, bakawuzana ukegera iyindi kugira ngo ubashe gucungirwa umutekano neza. Akazi kabuze, urumva ahereye kuri 0, uhereye ku mbingo tuba twaragiye gutema ahantu cyangwa ukanazisaba, uregeka ubona birakunze, wenda n'inkunga zaziho nyuma kuko zaje waratangiye gukora. Abantu bazakurikira iki kiganiro by'umwihariko icyo akazi kawe. Nashishikariza ahangaha ndashishikariza urubyiruko gukora umwuga w'ubuvumvu, kubera ko najya gutangira umwuga w'ubuvumvu ntazite gutangirira ku mafaranga, ahubwo azagerageze abohe umuzinga we nawushira mu giti akawagika, ejo bundi azawusarura. Ntazawusarura mu mezi 3, hagati y'amezi 3 n'6 ntazaburamo ibihumbi bigeze kuri 30. Ibyo 30 bimufashe kugura indi mizinga yongere yagike iyi ya gakondo. Namara kugera ku wa kijyambere
azagura uwa kijyambere za nzuki azishiremo, cyangwa se akareba undi muntu ubizobereye, kuko muri uru Rwanda barimo barahari benshi bashobora kuba bamufasha agashiramo izo nzuki. Nyuma yaho ntazajya abura byibura mu mezi 3. Iza kijyambere ntizisarurwa mu mezi 6, zisarurwa mu mezi 3. Binashoboke ko hari igihe ushobora mu gihe cy'isarura ushobora kuzisarura nyuma y'iminsi 14. Habamo kugira umusaruro, wagira umusaruro mwinshi ntuhite ubonera isoko ku gihe. Iryo soko rero bigatuma mu kudindiza iterambere ryanjye bigenda nanone bigarukamo. Ikindi kigenda cyiyongeramo ubumenyi buhagije, ugasanga bisaba kujya kuri teriya kure, cyane cyane wenda ngewe nshobora kugerayo, ariko urubyiruko rwinshi ntabwo rushobora kugira ubumenyi bwo kujya gufata ubumenyi aho ngaho. Akaba ari nayo mpamvu urubyiruko akenshi rudakora uwo mwuga w'ubuvumvu. Twifuza ko niba urubyiruko rusabye ibyangombwa bajya baza kureba, bakareba ibyo rukora, bamara kureba ibyo rukora ibyangombwa bikabasha kuboneka, umusaruro wabo ukabasha kugera ku isoko mu buryo bwihuse. Ibyo bizatuma dukomeza kuzamura umusaruro wacu bitewe n'uko twabonye abawugura, kubera ko ibyo byangombwa twabibonye. Nk'uko nabibabwiye, umusaruro ngenda nkuramo ntabwo ari ahangaha bigarukira gusa, ahubwo ngenda nagura n'ibindi bikorwa bitandukanye ku ruhande. Nk'ubu mfite inyanya zigera kuri hegitari 2.5, nkagira aho nahinze ibigori hegitari. Ubwo n'abanyeshuri cyangwa se barumuna banjye biri mu bikorwa bibafasha mu kuba bakomeza amashuri yabo ya kaminuza, bakabasha gusoza amashuri neza, ndetse n'abaturanyi n'abandi baturage bo hafi y'aho nkorera usanga babonamo akazi mu byo nkora, bakabasha kubona nabo imibereho bikomotse ku mwuga w'ubuvumvu. Iki cyegeranyo mwagiteguriwe n'Icyuzuzo TV ku nkunga ya UNDP na Minagri n'ihuriro ry'urubyiruko rukora ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RIAF.